niba wizera satani ukaluzinga again urabeshwa warabeshwe kwisi buhu fungura amaso urebe Muco mukayese we wavugaga ngo dusome Bibiliya uzasanga abakobwa batankunda ari abakobwa b'indaya ari abakobwa relationship zarabananiye ari abakobwa birirwa mu tubari buri munsi ari abakobwa badakunda Imana babakobwa biyambika ubusa abakobwa bagira tatuwaje nyinshi. Hello ladies and gentlemen, ndabakunda cyane bahoza ku mutima mwari munkumbuye. Umwaka mushya twaherukanaga umwaka ushize ariko ndacyabakunda kandi ndacyabahoza ku mutima. Hanyuma rero uyu munsi nje kubabwira ngo do subscribe, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kurebwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Rero ni Saneza TV show ndetse na Saneza Media. Muco. Okay, ndetse na Sana. Hanyuma rero uyu munsi turi kumwe n'umukire. Muco. Uziko abantu bose bambwiye ngo uri umukire ariko wajyuma ku mafaranga nanjye. Cyangwa ukanyemera kujya kurara muri hoteli yawe i Rubavu. Harya ni Ibirubavu? Ni Birubavu. Nzagende kurara muri White House. Ese ubundi kuki wayise White House? Nuko White iriya White House nyine isa neza. Ni imwe mu nzu nyine z'agaciro cyane. Buryo buri muntu wese aba afite inzu zo kuba yahagera no kuharara nta wabyanga. Buryo usanga kugira ngo uri umuperezida wa Amerika kuharara bimusaba kwiyamamaza. Umuperezida wa Amerika. Okay. Bimusaba kwiyamamaza imyaka myinshi, bikamusaba gukoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo agere muri iriya White House ya Washington. So bivuze ngo rero ese kwisuvuga ya Washington kanye ndi kuvuga iruba. Nyine byo gushaka kwereka aho igitekerezo cyavuye. Bivuze ngo na White House noneho Sana Motel. Nayo nyine rimwe muri hoteli nziza, muri lodge nziza mu mujyi wa Rubavu. Mwabyumvishije. Biba bigusaba kuba umuntu w'icyubahiro, uri umuntu uri class sobanutse. Ntabwo ugomba kubuciriritse muri make. Ugomba kujyayo uri umuntu sobanutse. Tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends to join Saneza family. Hanyuma rero kugira ngo ubashe kwinjira muri Saneza family ugomba kuba usa neza mu bitekerezo, ku mubiri, nyine ugerageza gushaka gusa nkanje. Muco nawe urasa neza. Ntunguye ariko twagutunguye oya abantu barandahiye ngo ibintu byose wabyoroheje. Ugomba kuzambaye agakostime ariko ngo bigaragaza umuntu uri single. Uretse ko buriya ngo nta n'umukire wambara nabi burya ntibazakubeshye. Buriya kwambara nabi buriya uravuze ngo kwambara neza n'iby'abakene. Na buriya kenshi kwambara neza buriya n'iby'abakene. Abakire bagomba kwambara nabi. Abakire umwambaro sizo uburyo mujya muwitiranya. Ubundi umwambaro mwiza no ku mutima kurusha imyenda twambara hano hanze. Shiti yanjye ngiye udasa neza nta kintu twavugana. Yego rero uzasanga benshi akenshi abakene aribo bajya kugura amasheni ya zahabu, aribo bagura amamodoka ahenze, amatelefone ahenze. Ariko uzarebe neza umubirebe neza abakire bose bo kwisi usanga yifite n'agatelefone koroshye, usanga ari umuntu nyine wambara biri simple. Ariko ikintu cyambere niho ukora inspiration ise. So ubundi focus ya mbere ntago ugomba kurebera ku myambaro iyo hanze irabeshya cyane. Ahubwo buri iyo wambaye neza indani nibwo uba wambaye neza cyane. Bivuga ngo inspiration yikura kuri bari abantu bose abo ngabo uvuze babakire biyongiye bambara. Ariko no kwambara neza njya mbishobora neza nibyo hanze ndabishoboye, ahubwo it depends nibyo ndimo naho nsanze. Ahubwo nuko ntare wa muhanzi uzi kuvunika cyane ngo ibureze ntago wamfujya kuri kamera nambaye nabi reka mbanze nje gushaka imyenda ibiki n'ibiki njya nsanze ubwo nyine ni nsanze. Yego Muco Sana ni umuhanzi, ni umwacteur wa filime njya mbona unakina iyo habishatse akaba business man nanjye vuga ngo business ujye kugica none ariko igitsina gore ngo mufitanye amakimbirana akomeye cyane warubizi. Igitsina gore njya mbona muri comment zo kuri Instagram hari topic yawe ukunda gukora yitwa red pill ariko abantu bavuga yuko rwose ngo uba wihari igitsina gore cyane. Igitsina gore mwamufitanye ibibazo?
actually muri iki gihugu cy'u Rwanda ndakeka ko ndimwe mu bahanzi bakundwa n'igitsina gore cyane. Ukunzwe Ndakundwa cyane. ariko wanzwe ushobora kubibonera kuri social media maybe zira comment ngo Muchoma ntago mukunda, ariko mu buzima busanzwe umukobwa wese uhuye nanjye arankunda cyane kuko ndakunditse, umwana mwiza, nzi gutereta. So ahubwo ngira n'ikibazo cyo uzi gutereta. No gutereta. Muco nguhaye challenge ntereta. Guteretse. Uri kumva na gute seribi? Ndikubona bisanzwe. Ndikumbona bisanzwe. Tereta umukobwa umeze nka Riri. Umeze nka Riri. Ubundi uri gutereta abakobwa ameze nka Riri, ubundi nta no kuvuga amagambo menshi. Uvuga iki? Ukora iki? Uraceceka ukamurebesha amaso gusa. Ukaba wumva kumureba gusa byamugira. Amaso yose niyo yonyine yo kugutereta ntavuze. Nagerageza handi. Uri kundeba cyane. Narya no kuminwa ubwo tayari ubundi. Uri kundeba cyane. Uri kubona se ntakunditse. Urakunditse? Nabyadanje. Ahubwo usumenya gute ko ndi kukureba utari kundeba. Nje narindi kukureba. Narindi kukureba kubera yuko nyine mbona ntazi ahantu uri kureba, sinzi ibyo mbereye. Kimara kumbona mu mbone y'amaso zanjye buri tayari bawankunze. Allo? Ari kutubesha ntimumutrusting. Muco ntago twakwizera, ariko nubwo uvuga ngo urumwe mu bantu bakunzwe n'igitsina gore cyane, ariko nanone hari bamwe mu gitsina gore batagukunda. Yego, ariko abo batankunda ntago bashobotse burya muri rusange, ni nabo mvuga cyane muri content zanjye, ni nabo nibasira cyane, nayo mpamvu batankunda. Kandi majorities wetereka ngira ikindi kintu, majorities umukobwa utankunda, ndetse abakobwa bose bari bunde babe honest. Niba hari umukobwa ujya wimva nk'atanyu atankunda, umumbarize cyangwa se nawe yisuzume amaze kurekana n'aba ex bangahe. Icyo kintu bareta nasanga arengeje aba ex batatu, bundi mu bakobwa bose banyanga. Amahirwe menshi nta nubwo aruko ngiye banyanga. Ahubwo nuko ibyo mvuga bigendana ndabakomeretsa, kandi ibyo mvuga bigendana na baba ex be batatu bane batanu yagize, bakamureba kadashobotse bigatuma bagenda. So nukuvuga ngo ubundi ngiye mba mpagarariye aba boyfriend babo. Nukuvuga ngo niba wumva utanyanga kuko ibyo nkubwira utabikunze, amahirwe menshi na boyfriend we ntago azagukunda. Amahirwe menshi uzagira aba ex batatu bane batanu paka kugeza igihe ushobora kureba Muchoma ukavuga turabizi Muchoma think avuga kandi binavuga nibyo. Ubundi umukobwa aba ari clean. Ubundi reka nkubwize ukuri, abakobwa bose beza bashobotse bubatse, abagore bose bubatse ingo neza, barankunda bya bindi biteye ubwoba. Kuryo iyo mpuye nawe Mucho ibintu uvuga nibyo umugabo wanjye aragukunda cyane. Ahita ugomba kuzivuga gore babandi bakunda Mucho. So nta kibazo. So ariko majorities uzasanga abakobwa batankunda ari abakobwa b'indaya, ari abakobwa relationship zarabananiye, ari abakobwa birirwa mu tubari buri munsi, ari abakobwa badakunda Imana, babakobwa biyambika ubusa, abakobwa bagira tatuwaje nyinshi, babakobwa birirwa ku social media cyane. So abo nibo bakobwa batankunda. Indi categories y'abantu batankunda ni babasore tukita bakaparo cyangwa basematama. Ni abasore batiso abasore bitwa basematama. Yego, nabameze gute? Nukuvuga ngo ni abasore batazi kureba igitsina gore barebe niba umukobwa mukunda cyangwa se niba mubeshya. Bo babayeho bameze nkaho bakoreshwa n'igitsina gore gusa, bakiyibagirwa bo ubwabo ko aribo bagomba kubanza kwikunda mbere yuko bagomba gukundwa n'igitsina gore. Hari umusore uri hari uvuga ngo Muchoma ibintu ari kuvuga n'ubwiyemeze cyangwa uri gutwika. Ureka nkubwire n'ubundi nari byo navuze abakobwa ntago ari byo kukubeshya, ibi ni straight. Umuhungu utankunda majorities ntago yaba ari kuri success nk'iyanjye. Icyo cyo ni kimwe. Icya kabiri, nawe majorities ntago afite nyine abakobwa ntibamukunda cyane, kuko umusore ukundwa n'abakobwa benshi majorities ibintu vuga ababiza barabyumva ati ya Muchoma ni G, ni top G. Hari red pill wigeze gukora uravuga ngo bamwe mu bakobwa utemerewe kuryamana nabo utambaye condom. Yego. Wari umaze kuvuga ngo abantu bafite tatuwaje mu kanje. Kubera iki abakobwa bafite tatuwaje kandi hari abakobwa bafite tatuwaje bari responsible? Reka mbisobanure. My brothers, umukobwa n'ubu n'umukobwa ufite tatuwaje, uwo mukobwa uzamugendere kure.
ni izina ry'Imana. I know ubwo umukobwa wese ufite tatuwaje already ahise, ubwo umukobwa wese ufite tatuwaje akakanya ahise ahita akomereka. Muco mo izo twangisha aba boyfriend bacu cyangwa se utwangisha abantu bazadutereta. Ariko nibyo ntabwo ijwi ryanjye riri bugere ku isi hose, ariko I wish riza kuba rihagera ngo babange icyarimwe. Kuko reka nkubwire reason, Muco ntabwo wateretse umukobwa ufite tatuwaje ntabwo waba ashobotse. First of all, reka tujye muri psychology. Ubundi ibintu byose ubundi ni psychology. Ubundi ibintu byose biherana mu mutwe bwa mbere. No kuvuga ngo umukobwa afite tatuwaje, first of all tatuwaje iraryana. Twese turabizi. Cyo ni cyambere. None wibaze impamvu umukobwa yegenda hari ahantu akababazwa bakamucora akababara cyane akabyihanganira. Bivuze ngo amahirwe menshi uwo mukobwa aba afite ibindi bikomere byamubabaje, ahubwo yakize arakira, yamenyere gukomereka, kuko ira tatuwaje iramukomeretsa y'ubwayo, iramukomeretsa. Ikindi cya kabiri, number 2, umukobwa wese ugira tatuwaje aba ari ibintu bibiri cyangwa se bitatu, ntago ndi bubijyemo cyane. Aba ari umuntu uri mujya aho bigiye, yagiye n'abakobwa bagenzi be, cyangwa se afite umujama mu boyfriend, kuko boyfriend wafite tatuwaje nawe arashukwa, aragenda ajya gushyira tatuwaje atabanje kwifatira umwanzuro ku giti cye. Hari ikintu number 3, reka ndakubwira indi number 3. Majority z'abakobwa bagira amatatuwaje, ibi bintu bashiraho, ushobora kuvuga ati maybe ngo we yashizeho mama, yashize izina ry'iki, ariko majority ibimenyetso bashyiraho kuri tatuwaje biba bigendanye na past iki. Majority z'ubundi n'aba boyfriend baba kenshi batuma bino bintu bya tatuwaje babijyamo. Ni nk'umukobwa buriya w'umunywi inzoga cyangwa umukobwa ukoresha drugs, ubundi n'abantu babiri cyangwa batatu bajya bamujyana muri ibyo bintu. Ni boyfriend we nimero. Ubundi aba boyfriend bo ba influencer cyane ba mbere ku gitsina gore babo cyangwa babo wa mbere. Ba kabiri ni inshuti ze. Wa gatatu ubwo n'umuryango we, family ye, mama we cyangwa papa we, bitewe n'umuryango yakuriyemo. Niba ari abantu bakunda Imana, niba ari abantu badakunda Imana, niba ari abantu banywa inzoga, amahirwe menshi umukobwa nawe akura ari muri urwo rugero. Kubera iki wahivuga ku bakobwa gusa cyane? Kubera ko hari n'abasore dufite reka bafite amatatuwaje. Ese bo barashobotse? N'abahungu reka nkubwiza ukuri, ni muri psychology. No n'abahungu benshi babajama mujya mubona baba top G, bamwe bagira amatatuwaje. Iki dushobora kukijyaho debate, maybe hari abahungu batari bubyemera, ariko reka nkubwire. Nanone ntukizere buri umuhungu ugira tatuwaje. Buriya reka nkubwire, ubundi tugira muri psychology cyangwa se muri psychology, mu bitekerezo by'umuntu, hari umuntu uri hagaze ahantu ndi akarebe metero 2 metero. Abahungu uko abagabo bameze niko bagenda barebamo muri metero cyangwa muri future yabo uko. Majorities abahungu bashyira amatatuwaje cyane ku mibiri yabo, baba bafite metero barebamo ibintu, ariko nanone bakarutanwa. Izo metero zireshya gute kuri Muco? Nyine jewe cyo nkubwira cyo, je ntago nshobora gushyiraho tatuwaje. Kubera iki? Mfite reason nyinshi. Icyambere, muri future ntago nzi nicyo nzaba ndicyo. Cyo ni icyambere. Ntago nshaka kujya kuba president w'igihugu ngo nanone nge nambara nge mugira tatuwaje. Okay, ntibisobane ko nta president aba mu president atagira tatuwaje. Ariko muri culture nono yacu iwacu, even nanu gari ni wacu ni y'Abanyamerika, hari utuzi twinshi badashaka kukwemerera ko udukora ufite tatuwaje, sibyo? Okay, reka tuvuge ko uri n'umuhanzi, reka tuwemere ko turi n'abahanzi, uri n'umuhanzi, ariko se ijwi rirashira, ijwi rishobora gushira, ushobora no kuzima. Ejo bakagusaba ko ugomba kuba wenda secretary ahantu, maybe sometime batemera rules za tatuwaje, cyangwa family ugiye gushaka, cyangwa se family ugiye gushakamo, kuko stili ntitugirengagize ko naka kanya imiryango iracyatujajinga, nubwo bitavuze ko umuntu agomba kugendera mu buzima bw'abantu kuko bashaka kumujajinga. Ariko nanone kugira ngo ubano neza, hari utuntu nyine tw'ingenzi twibanze ukwiriye kugerageza kugendana n'abantu, nuko bariramo ibintu kugira ngo umenye kugendana n'abantu neza, sibyo? So
sinjaginze umugabo sinjagize umukobwa ariko njye nabivuze cyane cyane ku gitsina gore ariko buriya no ku bagabo the same story hari majorities level the IQ ntago ziba zingana. Thank you so much. Nuko tutavuze ko hari abazishyiraho bari bafite IQ ya danje ariko ni majority ni bakeya cyane kuko nabo abantu bashira amasaso nabo nuko influencinga mu tuntu twaburebure tw'imyaka 15 tw'imyaka 15 ukabushizeho tatuwaje cyangwa se nyine ukaburi muri mood kuza za vibe nguru umusani nguru mu basket ariko tatuwaje bazikuraho niba basigaye bazikura Imana ishimwe n'ubundi cyari hari izivaho n'izitavaho so rero kandi buri reka nkubwire nitushake tujye no muri Bible rega n'ibintu byose n'iby'Imana niba dushake muri Bibiliya hari ahantu batabyemera uyu mubiri ni ikintu cy'ingenzi cyane ku uyu mubiri ni ubundi uyu mubiri ni isugi ntago ukwiriye kwanduzwa ntago ukwiriye iyo uvuze gutyo ubwo n'abatobora amatwi waba ubashyizemo erega nuko nyine tugendana nyine n'ibigezweho na nature y'ibintu ariko nizi kwitera makeup byose uyisubiki ukubise hasi muri make n'ibi byo gutobora nubwo abakobwa babikora n'abahungu basigaye banabikora ntago biri necessary ubundi nature y'umuntu natirere y'umuntu iraryoha cyane mu maso kumuye iyo umuntu ari kureba umuntu especially Imana yaguhaye amahirwe ikaguha agasura keza nk'urugero ntureba nk'urugero nk'ibintu washize hano ku muntu ni sawa ariko njyewe ngiye kugusoma n'uri umukunzi wanjye ngiye kugusoma birambangamiye tayari ngiye gushyira bino biboro bino kandi ngiye hari abahungu benshi batashobora kubishyiraho nkambwira nka nanjye ngatangira kubirya kuri make bitengeye kumbangamira mugiye uretse iminwa gutya bisanzwe ufite iminwa myiza ntago unkunda n'ibyanjye byose all mine urukundo nuko nguko nyine bari asa muco ubundi ugira urukundo ubundi se reka nkubwire riri kuri wowe urukundo ni iki ubundi reka nkubwire riri nuko gusa twagiye ku isi twisanga dusoma ibitabo tureba filime urukundo ngo ndi kwiyumvamo ndagukunda sinzira kubera wowe ibintu byinshi cyane ariko muzitegereze neza ari gihe muzasanga ari nacyo kintu gituma tubaho nabi ubundi urukundo ni scam cyane ubundi urukundo ni scam cyane ubundi umuntu yarakwiriye gukundisha ubwonko gusa muco ugira sheri cyangwa uri single ugira abasheri how many are they bangahe nyine tubare ubu kuri Saint Valentin byari byifashe gute kuri abo basheri niba ari benshi oya Saint Valentin ni umunsi wo kwizihiza urukundo muco ufite abasheri reka mubwire buriya rega ni bya bindi nyine njya mabwire niyo mpamvu abantu benshi muri abakene simbabishya abantu benshi turabakene kubera ko umuntu wazanyira idea ashyiraho itariki 14 ngo ni Saint Valentin ntago mubona philosophy ziri behind ariko ni mu biruzingiramo aba investor aba entrepreneur bafite ama business bafite ama company bafite indabo bari hinze imirima uwo muntu ari tayari gusupporting iki gitekerezo cya Happy Valentine Day kugira ngo abona amafaranga izi bidi zanyu babashizemo ni abantu bakora ingano abantu bakora isukari abacuruzi ba umuntu uri buze bikarangira ari uri kwiteka aba nabantu bashaka gusupportinga iyi ideas kugira bo bicururize nibo bageninga mu byukuri ariko remember wowe uraluzinga urarekura mu byukuri rero buriya muri mu buzima busanzwe ikintu cyose niba uruzinga wowe ugatanga uri muri manipulation tayari ubundi ushatse kuvuga yuko umanipirwa tayari ubundi ikintu cyose yurekura wowe utageninga tayari buryo uri muri bakumanipiye tayari isi ushatse kuvuga ko Saint Valentin ni scam nayo ni scam ya hatari hari utuntu hari abantu banditse ko
Saint Valentin ari nziza, abandi baravuga ngo Saint Valentin yazanywe na shitani. Sinzi niba warabisomye. No muntu umwe wavuze ngo Noise nawe wemera ko ari yazanywe na shitani. Satani ni manipulation. Again. Oya, niba utemera ko Satani abaho Muchoma, waba wizera ko n'Imana itabaho. Nibyo nimbababwiraga. Niba wizera Satani ukaluzinga. Again, warabeshwe kwisi buhu. Fungura amaso urebe uko. Muchoma kayeso wavugaga ngo dusome Bibiliya. Erega hara stili nabyo wizera Imana. Reka nkubwira ko kantu ko narivuze ko kuvuga Bibiliya. Ni bya bindi stili turi muracyari muri ya manipulation yo kugira ngo point yanjye abanyarwanda cyangwa se abantu bumva ururimi rwanjye abarundi mwumve neza ko ijambo vuza rifite imbaraga kubera ko nigiye kwifashisha ijambo riva muri Bible gusa, ariko buriya mu by'ukuri siko sinabyari ngombwa, ariko nuko ndikoresha kuko ari byo mukunda, ari byo mwizera. Ngiye se ndi kubera Muco wizera Imana, kubahereza ibihari nyine wizera Imana. Sasa reka nkubwize ukuri, Imana shuwa nukuri ko Imana ntabwo ndishuwa ko numva nkubwire ni izina ry'Imana kuki, kandi mbaye honest byo ndabizi abantu barantinya, abantu barahita banyanga bamwe na bamwe ngo nagurishuwa kuba wizera Imana. Oya, ntabwo ndishuwa ko ngewe, ntabwo ndishuwa ko Imana ibaho, ntabwo ndishuwa pe. Cyo nabangiye kukubishya mpagaze hano nkakubwira ati ngo Imana. Muchoma hari abantu bashobora kuba bicaye hari bagatavuga ngo uri depressed, ufite ibibazo byinshi bituma utekereza ko Imana itabaho, kuko nubundi iyo bavuze kuvuga ku bagore bavuga ko wakomerekejwe n'abagore cyane, ariyo mpamvu uvuga ku bagore. A lot of people they talk. No really, ntabwo navuze ko Imana itabaho, ahubwo navuze ati sindishuwa. Je sindishuwa, ntabwo nakubwira ngo Imana ibaho ngo nagira kwiyereka se. Ntabwo yari yanyereka. Ibintu byose mwita ko ibibere, reka mubwire ibintu byose mwebwe abamwe abenshi muvuga ko ibibere. Ngiye nsanga ari Muchoma wihakanye Imana kandi iraza kukwihigira. Hoye. Ntabwo nihakanye Imana. Okay, ntabwo urishuwa ko Imana ibaho. Ntabwo ndishuwa. Ntabwo ndi bukubwire ngo muhagarare no ngubwire. Nese Muco wigeze ubatizwa cyangwa uri umusiramu? Again, zira ni companies. Again, you see, ni hano ngiye mbabwira ati gaho bibaze ngo kubatizwa. Ngo mu rusengero rwa insengero ubundi kamubwire niba hari business ziba zabayeho kwisinziza zatumye abantu babibikomangoma ni ibintu by'amazi. Umwami mu bami basigaye ku isi ni mu mami umwe wa danje. Imiryango niba afite imiryango bakazi babayeho neza abiroma wowe uracyari hano rwose ati ngiye nkene kubatizwa, ati ngende muri iriya dini. Wowe iriya dini rikumara igikiri guhiki. Again, nibyo bibi twavuze. Wowe udufaranga twawe wagiye gukorera ukwezi, wiririwe muri company, wiririwe umumotari, wiririwe gucuruza, uragiye urekuyemo cya gihumbi, urakirekuye. Uratuye nyine kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana rero kuko ikugirira neza niyo yakabaye ahubwo iri kukuzanira ndi ikayagushyiriramo mu mufuka, kandi ubwo ni none se kubaka inzu y'Imana. Wait. Ni action kuri action. Niba ndekuye gutya, Imana na expect ngo Imana igomba gusubiriza mu mufuka gutya. Hatabayemo ngo kubera ko nacuruje ngo Imana yayampaye. None se jambo ry'Imana rivuga ngo utera intambwe imwe igatera izindi gusanga. Bivuga ngo nyine ya ntambwe wateye yo gukora business. Imana ishyigikira rege bigitekerezo yo wihaye. Reka twicarenjinge mu buzima. Iryo jambo ry'Imana ninde muntu wahagarana ngo akubwire ngo ngwira ijambo n'Imana yarivuze. Yo yatumye intumwa barandika. Nese nagomera ko Yesu Kristo yaje kwisi. Yesu Kristo was here to save us. Yaraje aradutabara aradusevinga wowe uri bihakana. Reka nkubwire. Yesu naramusomye mu bitabo. Waramusomye. Actually Yesu numwe mu basore ngewe.
masaluti badanje kubera ko yakoze ibintu bya ni danje rorumodo wanjye wa danje kabisa Ehe. kubera ko yakoze iki ibintu bya danje ku isi ni umuniga wiviriye ahantu avukira mu bakene mu nka ikiraro cy'inka avutse ku isi ku myaka 30 isi yose iramuzi yari umusitari abo umuntu wa danje yakoze ibintu bikomeye Imana yamukoreyemo ibintu bya danje byobyo reka nakubwiye nti ni rorumodo wanje wa danje ndamwemera birazira ni story ntabwo byari ntago bureka mubwira ubundi Yesu ni umuntu yari umuntu nyine tu nk'umujama nyine nk'umujama ari kuri genius ushobora kumenya yari arimo mwuka wera Imana yari iri muri rero ngo umwuka wera sheri ni Imana biraza kungora kubera ko ntago ngenza umwuka wera sindawubona ariko icyo nemera cyo nemera ko yari umusore wa danje w'umunyabwenge uri genius yaraje ku isi from zero aba hero aragabafatisha nyine aragafata arakabafatana mwebwe muri kureba izindi story zozo ngo yahagaze mu mazi ibyo ntago mbizi ibyo nibyo byatumye nyine mwemera kuko mwamwemeye kubera mu nyine ubundi ibintu ntago ndi bubitindaho cyane kumbura amani ibintu byiri psychology by'indani cyane binasaba ngo umuntu wa danje kubitekereza ngo ubimenye neza nawe wowe ugendera hano ku kirere wavuga ati oh ngo Yesu ngo yahumuye impumyi kuko abisomye muri Bible oh yego nibyo Yesu yarabikoze ariko ibyo nibyo byamugize uwa danje sibiko ibyo turabyemera ariko turajya kuri debate ivuga ngo ese koko yarabikoze ashobora kuba atarabikoze ahubwo uburyo byanditswe uburyo byabikoze bituma mubyemera ko ari byo iyo niyo ikintu cya danje ubundi Yesu yarenzeho abo umuntu wa danje bituma barora umudo wanje wemera ko hari abahanuzi mu Rwanda dufite nabo bakora ibyo bintu akagusengera ugahita ukira nabo bakora ibintu bya danje ibyo rero ibyo byavuye muri iriya myaka yaba Yesu niyo mpamvu nyine nawe n'umugenius wabo nyine n'umugenius wabo ariko siko kuri ko ntago kari ukuri nabira ntago byari ukuri nibyo Yesu yakoze na nibyo ntago byari ukuri okay wait reka mbigure statement ibyo Yesu yakoze byari ukuri maybe that's my belief nemera ko bitari byo ariko niko mbyizera ko biriya bintu byakoze nawe ntago byari byo kuko ntago ndishwa ko ntanubwo nari impari ho ntago ndi bubyemere ariko nanone ntago nje kubibwira abantu hano ngo ndabibahakaniye mbese ngo ndabibahakaniye nyine ngo nje magaza hano ndabihakanye burundu mbese ngo bibakomveke ko bitari byo kuko nanjye uri kubivuga ntago ndishuba icyo cyo reka tube turi clear nanjye ntago ndishuba ko sinari impari icyo kora nabisomye muri Bible kandi Bible nayo ifite izindi stories zazo za hatari tutagwiruka tujyamo nazo zimeze nka hari business z'ubucuruzi izibi binyejana byagiye bibi kuko Bible amahirwe menshi nka Bible ntunze naragenda yigura 10,000 okay birumvikana harimo impapuro baragiye bayishyira muri library nyine barayikora ibyo birumvikana ariko still ni bya bitwavuze story kuva na kekare niba ngewe ndekura amafaranga yanjye nkayatanga mu kintu cyari cyo cyose ibaze kuko ngewe ndekura cyane kuruta uko ngeninga niba njye mu rusengero nizera Imana amafaranga batoranaga ari menshi muco rega amafaranga duke oya twemere ariko buriye ngo iryasohotse ntago ryowe uri kwinjiriza ahubwo ryinjiriza rifitiye inyungu uwo mwari haje sibyo nuko nguko rero buriya ikintu cyari cyo cyose buriya ni nk'abantu mujya kwizera Imana mukajya mu rusengero Yesu nkunda Imana nyine ntago usenga ariko nkibaza ujya usenga niba ukunda Imana kandi ukavuga ko Imana ari ya danje Imana ikaba ariyo ishobora byose Imana ikaba igukura mu bukene ikakugeza mu bukiri Imana ikaba ari inyembaraga kuki ukomeza ukabaho nabi wowe ubivuga buri munsi ko Imana ari kizagera erega Imana igira igihe cy'abantu buri muntu wese afite igihe cye dore ndi no kubona bya bintu byawe nawe by'amasikamu hano kuri phone ariko reka tubyihorere abantu aratangiye muco afite ukuntu afata ibintu byose akabigira scam ako muco reka nkubaze erega scam kuri wowe niki
ni scam ni icyo ubundi ubundi reka nkubwire scam umuntu wese bahora avuga ngo baramuscaminze ngo ni scam uriya ni scam uriya mu rukundo ni scam whatever that is scam what is a scam scam ubundi ni scam kugira ngo abantu batazanabyibeshyaho hari ikintu scam ni ikintu cyariyo cyose wowe kigutakariza umwanya amafaranga ibitekerezo ibintu byose byawe bikabigutakariza wowe bitakungukira nyamara muba bifite cyangwa se muba bicreatinze bo ari bo bifitiye inyungu bishobora kuba byemewe n'amategeko y'igihugu bishobora no kuba bitanemewe n'amategeko y'igihugu kuko buri hari n'ibintu hari no mu bindi bihugu byinshi hari n'iby'ibihugu byemera ariko ni ari scam eda nabo barabascaminze cyangwa se ari nabo bascaminga mwebwe wowe umuntu wewe nk'umuntu bumunyabwenge icyo ugomba kugeninga mu buzima bwawe bw'isaka kanya reba ibigufitiye inyungu wowe kwanza ese umugore aragukunda ese aguha umunezero ese wishimye uri kumwe nawe niba ibyo byose bikunda kuri ABCD abigukorera uwo si scam kuko urageninga nawe ku rundi ruhande wese ari kugeninga nawe nuko nguko we nawe ku rundi ruhande ese we niba koko akunezeza muri ibyo byose ese we uramunezeza niba utamunezeza rero nawe uri scam ari muri scam tayari ubu mnangiye kubireba abantu mufite abaskama ubwo mwabyumvishije abantu mufite abaskama ukaba ufite umuntu mu buzima bwawe nyine urasacrificing everything kugira ngo umuntu yishime ariko uwo muntu ukaguma babaye kandi mu bintu bya mbere ku isi byo biscaminga bya danje kandi ugascaminga utanabizi ni urukundo ni Imana ibyo bintu byose nyine ntaribi ibintu bibiri biryohera amatwi y'abanyafrika cyangwa y'abanyisi abantu bo kwisi bose ni urukundo iyo mubwiye ngo uramukunda iyo ni scam ya danje uramufatisha mu nzira zari zose zishoboka iwazana Imana mu magambo nibyo bintu bibiri ntibajya bapfa kubitambuka rero ubwo ngiye narangije uvuze ngo iki ubwo uravuze ngo scam ni Imana n'urukundo ubundi ibyo bintu bibiri cyane cyane iyo ubimanipuletinze mu bantu iyo ugerageje kubimanipuletinga mu bantu birabafata urukundo ni Imana ibyo bintu biri ubundi ushobora kubiskamingamo mu bantu bisi bose billion zose zikabyemera kandi uri kubamanipuletinga rwose bakabaho bumva batuje bishimye kandi ubamanipira kandi uwo geninga buri munsi ariko batagira icyo bo bahomba ibyo bintu biri wena ni topic za danje zishobora gutuma uwari wese waza muri ibyo bintu bibiri urafatisha bakwanga uje guhakana ibyo bintu bakwanga muco nyine umuntu habwo uvuga ukuri ubigisha ukuri nyine ubabereka red pill ya nyayo nitwe banga nige bakwanga kubera ko nyine abantu benshi kubera ko abantu benshi barabamanipuletinze ugiye kuba nk'aba bantu James Kabarebe yavuze ukuntu abanyamahanga ngo bari abantu nyine bafite imiryango iyo miryango y'abibumbye iyo miryango ya human rights whatever yego kuba gusenya amantuzi inkambi z'impunzi yego ni nk'urukero abantu bakabaho neza baba bari guhomba bo baba bari guhomba nka UNHCR umuntu uri impunzi aka kanya nubwo namubwira we ahita abona ko UNHCR ni umubyeyi iramfasha iragira ute ibyo birumvikana ucyakoze we ari kugendinga ko nta nicyo yari afite ariko namwe nimwe mu mishinga iba kano kwisi isikaminga bisi ndetse ninayiteza ibibazo byose by'izi ntambara rero urumva James yaravuze nyakubahwa James Kabarebe yaravuze ngo nyine umuntu yaramubwiye ati kugira kuba aya mahanga yose yemera ko tugomba intambara igomba kuba abantu bagahora bashwana batumvikana bo babifitemo inyungu cyane rwose rero ndahita ngaruka mite nza kuri bya bintu byawe uri kutubwira ngo umuntu wenda sinzi ntago njye mbihagazeho kuko njye nemera Imana kandi ndanayizera
ariko ntago nje ndemera neza ko Imana ari scam, nje ntago napfa kubyemera yize. Oya ntabwo Wenda ishobora kuba Imana atari scam, sibyo? Ariko uyu munsi abantu badusavinga ariko na urikibiretse ntago ngiye ngubwiye ngo Imana ni scam, ariko nanone wibaze nti ese Imana nizera, sibyo? Cyangwa se umuntu wanzanye wanyigishije Imana, ubundi mu buzima mbayeho mu buzima bw'Imana, kuko wowe wenyine ku giti cyawe se wakigisha ijambo ry'Imana, wowe wenyine ku giti cyawe yego waryigisha, ariko guhura n'abandi birafasha. Yego cyangwa nabihakanye mu buryo bwari bwo bwose, mu buryo bwari bwo byose. Ubwo byemera ni sawa, urumva nyine abantu bajya gupfa kwemera ngo kukwemeza biragoye. Oya ahubwo ubundi reka nkubwire, ubundi ukuri kose, ubundi reka turaye ukuri kose ni ukuri. Igihe wowe wa processinzemo ubwonko bwawe ukemera kari ukuri, buri ukuri kose ni ukuri. Ikintu cyari cyo cyose bura n'ikinyoma nacyo ni ukuri, bura nacyo ushatse wakigira ukuri. Ahubwo it depends wowe wagiprocessinze gute mu bwonko bwawe. Ukuri kuri wowe ni ukemera ari ukuri. Ukuri kuri wowe ni ukuri ni ukuri n'ubundi. Nigiye wowe ukuri ni ukuri igihe cyose wowe ubwawe wa processinze mu bwonko bwawe ukemera ko kino kintu nyine ni cyanyacyo. Gishobora kuba ari ukubeshya, gishobora kuba ari ukuri. Gishobora kuba cyabaye cyo uri live cyangwa se kitabaye cyo uri utari live. It depends wowe ukemera mu buhe buryo. Ahubwo icyo nshaka kurenzaho, ahubwo mujye mwitonda, ntukajye ugendera mu kavuyo kabandi, kuko bemeye ikintu cy'ukuri, kuko harimo izindi inyuma zashyizemo propaganda muri media, wowe ukemera ko ikintu ni ukuri, ariko nyamara ruga batari ukuri. Mucama uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, diaspora, abo bita aba diaspora hano muri Kigali, sibyo? Ariko nanone ntuzategereze gusa ko ndi mu diaspora ngewe. Reka nsoze ikibazo cye. Uri mu diaspora ntabwo ugomba kubihakana, kuko turabizi ko ari byo. Ari ukuntu abantu bajya bavuga ngo aba diaspora, abasore b'aba diaspora ngo baraza mu Rwanda, abakobwa bo mu Rwanda bakabascaminga. Hari no kuba nabo barabascaminga. Reka nsoze ikibazo cyane. Hari no kuvuga ngo abakobwa ngo bo muri diaspora ngo baza mu Rwanda ngo baje gushaka, baza muri Afrika kare baje gushaka abagabo, ngo nabo bagera hano abahungu bakabascaminga. Ariko nanone waravuze ngo umukobwa umanuka hanze akaza muri Afrika gushaka umugabo, bishatse kuvuga yuko ngo ahaba ari ngo biba byaranze n'ubundi. Akenshi cyane majority ziba byaranze, kubera ko muri nice gitsina gore mwe murakundwa mugakunda. Nese umugore ntabwo yemerewe gukunda umusore? Nge hari umusore nge mba numva ndi gukunda muri no minsi. Nawe wamukunda nta kibazo, nkanabimubwira. So nge nakugira inama yo umukobwa n'ubundi uko byari bimeze kuva kera nyine urateretwa, kuko utereta abahungu benshi babigira urwitwazo, igikoresho cyo gukoresha abakobwa benshi cyane. So buriya ni byiza ko umuhungu ari ugomba kwihiringa akagutereta mbere yuko uza kuba wabimubwira. Abakobwa bo muri diaspora ngo babemerewe kwiteretera abasore nta, kandi birakunda bakabana, bikanashoboka bamwe. Akenshi nyine niyo mpamvu babuze isoko kubera ko utekereza ariko umukobwa uba hariya. First of all, diaspora afite amafaranga, urumva? Abakobwa ni bake muri diaspora, kuko buri abakobwa ntago bakunda kugenda cyane. Cyo ni kimwe. Aho mu gihugu byinshi aho wajya uvuye mu Rwanda uzasanga ari abakobwa bakeya kenshi baba bahari. So ukibaza nti reka ngwe nk'urugero, iyo umukobwa avuye hano ari mwiza mu Rwanda, mwiza, iyo agiye muri diaspora nta nubwo ajya amara amezi 5 akiri single. Ubundi ndetse n'umukobwa mwiza uvuye hano ufite umuhungu hano, bro, amahirwe menshi bashobora guhita bamugutwara. Ni nawo mpamvu abundi abakobwa benshi bageze hariya bihinduka abahungu babo basize hano bakabanga, kubera ko abona isoko cyane. Buriya n'umukobwa usanzwe hano, usanzwe utari na mwiza,
iyo agiye muri diaspora tayari abafite isoko rya atari kubera ko abakobwa ni bake cyane kandi abahungu bari hariya bakunda abanyarwanda abanyarwandakazi kuko nyine bizera ko maybe nibo bahuje ururimi bahuje imico ibintu nk'ibyo none uretekereza ni gute umukobwa mwiza w'imico myiza uba muri diaspora wihiringa agahura n'umuhungu kuri social media cyakoze hari ibintu hari nigeze kugakora mbona hari abantu bashaka kumbaza uretse mucoma ngo uwo wasize muri Afrika mukundana ibyo biratandukanye wanamusize hano ari umuhungu wagusize hano mukundana ibyo biratandukanye aho wajya hose umutegereze cyangwa se ugaruke umutwari icyo kirumvika ariko wowe uri umukobwa muri diaspora wowe n'umuhungu muri social media ntumuze ngaho mutangiye guteretana ufashe indege 1500 hoteli wowe ni uri gukonsuminga none ikigusekeje abakobwa benshi bo muri diaspora ni nabo batunga abahungu bari hano iyo bakundanye n'abo hari Yesu uri gutunga sherise none se umukobwa nirya babitiyemo n'amatife beza tayari rero nyine sikamu ibe yadanje niyo mpamvu nta muhukobwa ukwiriye kurekura ari ukwiriye kurekura ukunda abahungu nibo bakwiriye gufata responsibilities yo guha umukobwa ukamujyana salon ukagenda ukamujyana shopping nyine akagura imyenda ibintu nk'ibyo ngibyo ariko wowe mukobwa niwe uri kubikora imagine bivuze ngo ufite akabazo twa mukobwa nukuri kw'Imana so niyo mpamvu rero ikindi kandi noneho ikindi reka mbwira abakobwa ba diaspora nimujya no gutereta aho kabyara we ujye ubanza wirebe no mu kirori kuko abenshi ndabize nagoma muri beza n'ubundi yo mwaje gushaka abahungu ndetse n'abahungu ba hano nabo barabizi ko ari ukuri iyo umukobwa yavuye muri diaspora akaza kumushaka arabizi ko nagaba ari umukobwa mwiza muri choice yarakwiriye kuba yahitamo aho nuko abayishakira akaviza n'udufaranga uri kubyumva abakobwa bo diaspora kambigisha ubwenge ujye wireba mu kirahuri wirebe uvuga ariko we nko kuri 10 nakwiyakange 5 okay niba ari 5 shaka umuhungu ufite 3 mu Rwanda umanuka ushake umuhungu nawe ufite nka 3 basi bijye muri bingane naho ni wisimbukuruza ngo vuye diaspora ako kabiza gwese ngo fasha ng'ibogari Kigali ya hano ngo yifite kari abaterura sister wanje uzarira tu amahirwe menshi nyine uzaburi gukoreshwa kukerega n'abahungu rega burari abahungu burati nicyo kintu tugira tuzi ubwenge byatari none ku bahungu baza muri Afrika aho ngaho ngewe ako kantu nkamaranye n'igihe ngize amahirwe ndakubonye turahuye ariko ngomba kukubaza wamaze kuvuga ku gitsina gore wanaba brainminze cyane rwose twanabyemeye nta kibazo none ku bagabo bava aho hanze bakaza muri Afrika gutora abakobwa kandi hari abakobwa nanone bagenzi babo abo ngabo twavugaga bamanukana none muri Afrika cyangwa reka tuvuge ku bahungu tunasoza tubifate muri rusange majorities ndashiraho nakandi kantu majorities nyine twamaze kuvuga ko akesha abahungu nibo benshi cyane muri diaspora umukobwa hakandagira rimwe mu mezi 3 bakaba mutwaye bivuze ngo amahirwe menshi ushobora kubura umuhungu muri diaspora nta mukobwa ufite nta mukunzi ufite niba udashaka gufata abanyamahanga ushaka kuvuga ati ngiye ngomba gushaka umukobwa w'iwacu ni nayo mpamvu abahungu akenshi bagaruka baje gushaka abakobwa muri Afrika kugira ngo nyine nawe yifatire umwana mwiza yihitiremo umwana mwiza ashaka ukuvuga ngo areka babandi bo diaspora babi maybe basangira mu tuyoga hariya mu tubari nese kabasiga kaza Kigali akayora umwana wa again nabwo rero niyo makosa bakora kenshi abadiaspora nabo benshi ntago bafite red pill n'ubundi baza bifatiye babandi bo kuri social media agatahura no Heineken nayo tayari ubwo guskaminga ubwo umukobwa azavana kure yamara kugira kure airport ahantu tuye umuzamubure cyangwa se amara nawe umwaka umwe cyangwa imyaka 2 kugira umuhe visa abone ibyangombwa nawaguciye bivuze ngo niba uvuye muri diaspora uri umwana w'umuhungu za hano ufata umwanya wawe cyangwa ushake n'abavandimwe uwizeye bagushakira umwana mwiza w'imico myiza baguhagararireho apana gusa gutoragura gusa mu kabari cyangwa kuri social medias nabwo uzascaminga uri kubyo. Hello ladies and gentlemen, ndabakunda cyane bahoza ku mutima nkuko nabibabwiye. Gahunda no gusa neza, tuba turi muri saneza, rero ugomba gusa neza none ufite na red pill ibihagaze neza. Isundi kuki bahisemo
by the way so red pill ubundi ni ibinini urumva ni red umutuku, pills ni ibinini by'umutuku. So nukuvuga ngo ibi ni ibinini by'umutuku ariko birijyana pe kuko kuko barabiguha wabimira wakwiyemeza kubifata ukabimira kuko nubwo bishaririye koko. Kuki utaduha umwe tubona ukuri kwa nyako? Kuki utaduha white pills cyangwa black white pill cyangwa se nkabahereza green pills? Naba ngiye kubascaminga nanjye. Naba ngiye kubajyana. Hallelujah. Nukuri kw'Imana ndi kubona wowe ugiye kundeba ugiye kujya muri Amerika wapuritse kabiri. Ndabesha uri kundeba ra. Zana nyohereza kuri nimero yanjye woherezeho 2,000. Ituro gusa. Ngiye kugusengera kandi ubyizere mu izina rya Yesu. Ugiye kujya muri Amerika. Tayari. Iyo rero bro iyo ni white pill ya hatari. Yoroshye iranaryoheye amatwi. Ariko nta kintu pastor yakoze nunajya muri Amerika ntacyo yakoze cyatumye ujya muri Amerika. Yasenze s'il vous plaît. Yasenze aranakwizerera. Ni hano tujya twibeshya. Niba niyo Mana batunayizera basi niba munanayizera basi tujye twizera ko basikiba muri twebwe. Dukoresha ubwenge kwizera kwiba muri twebwe kwiba no muri pastor. Ibyo pastor yagukorera ne wabyikorera ku bushake. Simvuze ko utamuhita ubishatse kakaba gift. Ibyo ntago nabihakanye. Nkuko no mu muhanda dufasha abantu iyo ni gift. Uba muri groupe yabo y'urusengero inzu yagiye kubagwaho watanga ituro ariko bya bindi byo kukubwira ngo ngohereza amafaranga ngo naboneke ngo ngiye kuguhanurira ngo ugiye kubona umugabo ngo mu mwaka umwe ni kukubeshya ni scam. Nubundi uzamubona sheri. Subscribe on YouTube channel. Subscribe kuri Saneza, usubscribing kuri channel zose nahoze nkubwira Sana ndetse na izindi ni kuri Saneza ubwo no kuri Sana. Content nshyashya kuri Ntusi kuri harya bayitangwe iki yuri international ni international yani African ugiye kudutwika uri muri Kigali kintu ugiye kudukorera aze muri Kigali ni gutangiye gutekereza ibituntu nkutwo kuyuri hari yo buri muri red pill gusa mba nibere muri red pill ariko aba brothers benshi bakunda red pill n'abagabo beza abadamu beza bakunda red pill zanjye kuko zirubaka mu byukuri nyine n'amagambo umuntu wese atakwifuza kumva ariko nyine niko kurireka kuri iyi si. Niba ubayeho nabi amahirwe menshi uri mu nzira y'ikinyoma. Yego ubundi niba ubayeho nabi uri mu nzira y'ikinyoma. Eda warabyi ni wowe wibeshye cyangwa se baracyakubeshya kandi ushobora kubeshwa n'umuntu wa even cyane amahirwe menshi hari ubwo biheri mu rugo rw'iwanyu mu muryango wanyu ubeshwa ariko utabizi kubeshwa kubera ko ntago yemeze gufata red pill ya nyayo. Ndetse n'amahirwe menshi nta nubwo abantu bifuza ko ubavamo. Baragukunda kugira bakugumane ugume kuri level zabo ikinyoma kikaguma gutyo kuko bakunda nawe kugukoresha amarangamutima nabo bakoresha amarangamutima kugira bakumanipire bigatuma uguma ahantu hamwe utazafata umwanya ngo utere imbere uvuge ati urazi ngenda giye reka mbaye akantu gato yakurugera ariko wemera ko abantu beza babaho. Oya n'abantu beza babaho. Yego n'abantu beza babaho mu byukuri. Ariko abantu beza babaho ariko abantu beza uzasanga batabaho atari bo babayeho neza kuko kubaho neza nayo ni weakness ukoreshwa abandi igukoresha ku bandi bantu urumva wowe utageninga ahubwo ubihomberamo akaba ari bwo witwa kubaho uri umuntu mwiza. Ubundi nizera ko nta n'umuntu wari ukwiriye kuba gusaho kuba umuntu mwiza. Ukwiriye kuba umuntu mwiza ukaba n'umuntu mubi. Nibyo byonyine bishobora gutuma survivinga hano. Nuba umuntu mwiza cyane abantu bakavuga ngo uri umuntu mwiza urakoreshwa. Yego urahomba cyane wowe ukorera abandi bose kugira banezerwe iyo title bayikwambike izindi. Okay. Dusobanurire rero channel yawe ukuntu ugiye gushyiraho gahunda y'impano muri Afrika yose. Ntabwo ndi bubitinde
byo none no buryo bwo kugira ngo abantu bari kuri sa neza banyaruke naho bakore subscribe kugira ngo bajye bakurikirana ni African Got Talent, impano zose zishoboka zose za hatari zishobora kurebwa ku isi hose. Please mwazajya muduhamagara tukaberekana isi hose. You never know, ushobora no kujya no muri American Got Talent ubishoboye ufite, kuko icyo dushaka kugaragaza impano z'abanyafrika tuzijyane ku yindi si, ku rundi rwego rwo ku isi hose. Niba uri aho ngaho uraho utuye mu ntara, uri muri East Africa, ushobora kuba uri mu Burundi, muri Congo, muri Uganda, akaba wabashije kumva ikinyarwanda, ukaba uzi neza ko ufite impano itangaje, nshuti yanjye sa neza hariho nimero bashaka kudirectinga cyangwa baya channel harya yitwa kuri sana TV cyangwa se kuri channel ya izajyaho ibyo bintu Maga Africa. Okay, nuvuga ngo ushobora kujyayo ukabandikira bakagufasha. Ngira ngo mufite na Instagram yo ntago twe twayikora. Okay, ariko ntago babura communication, ntago wabura umuntu baza, wanandikira Muchoma kuri Instagram ye kugira ngo umubaze mubwire uti ngiye mfite impano ndarenze rwose. You are loud. Thank you so much guys, mwakoze cyane gukurikirana Saneza. Mwibuke gukora subscribe, share and comment kugira mudacikwa n'ibiganiro twabateguriye umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, mugira amahoro. Ciao ciao.